Israel Mbonyi ni umwe mu basore bakunzwe cyane hano iwacu mu Rwanda, ariko si hano iwacu mu Rwanda honyine akunzwe, kubera yuko niyo ugiye kwitegereza ukareba muri East Africa, ukareba muri Afrika yose ndetse n'ahandi hirya no hino, arakurikiranwa cyane ndetse arakundwa cyane. Ni Nasiri hitmaker, kuva yashyira hanze iyi ndirimbo yise ni Nasiri, byabaye amateka mu bakoresha ururimi rw'icyongereza. Mu by'ukuri bamukunze cyane, ndetse biza kurangira byinshi mu bihugu duturanye batangiye gutekereza kuri uyu musore ndetse no kumutumira hariya muri Kenya ndetse no muri Tanzania naho azataramirayo, ariko kandi afite n'igitaramo muri Uganda. Birumvikana ko ari East Africa yose. Iyi ndirimbo ni Nasiri rero niyo yamamaye cyane by'umwihariko mu gihugu cya Kenya, aho Israel Mbonyi yageze ku munsi w'ejo. Ni igitaramo afite ku wa gatandatu ku itariki 10. Ni igitaramo cyateguwe mu by'ukuri nyuma ya byinshi Kenya iri gucamo, bahitamo no kuvuga yuko uzaba ari umunsi mwiza wo gusengera igihugu. Bati ni Africa Worship Experience. Ni igitaramo rero gikomeje kwamamazwa hariya muri Kenya, ariko kandi hari n'abazwi mu myidagaduro hariya muri Kenya bagaragaje ko bazaba bari kumwe na Israel Mbonyi. Israel Mbonyi azataramira muri Kenya, ariko kandi mbere yuko igitaramo cye kiba azabanza kugaragara muri Churchill Show. Ni mu by'ukuri show izwi cyane ndetse ikundwa cyane. Azagaragara rero ku itariki ya 9, abanza atumire abakunzi be ndetse nyine bazahurire muri icyo gitaramo. Akigera ku kibuga cy'indege hariya muri Kenya, barabanje bafata umwanya baramusengera, hanyuma bamwifuriza kuzagira ibihe byiza ndetse no kuzasubira mu gihugu cye amahoro. Ariko kandi mvuye kuri Israel Mbonyi reka nyure kwitwa Shafi. Uyu nguyu yaramamaye cyane mu ndirimbo yahuriyemo na Chris Ize bise Bana. Akaba rero ageze kure imyiteguro yo gushyira hanze album ye. Ati ni album izabigizwe n'indirimbo zigeze ku 8. Ati ntabwo natangaza yuko izazira rimwe kuko ntabwo ariyo gahunda dufite. Ati rwose gahunda ihari nuko hazagenda hajya hanze indirimbo imwe kuri imwe. Ni Shafi rero ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi mu kumenyekana kwe byaciye muri Rocker ya The Band. Nimwe muri label The Band kurikiranaga ndetse yari yiyemeje ko izagifasha abahanzi. Shafi rero kandi akaba yateguje indirimbo yise Bailando, imwe mu ndirimbo abantu bakwiye kwitega mu minsi mike ya iri imbere. Ibiganiro byashyushye ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga Butera Knowless niwe muhanzikazi wa mbere ukwicanwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. 779 nibo bakurikirana Butera Knowless ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi ba manager dufite hano iwacu mu Rwanda ni wabavuga ngo wibagirwe Ishimwe Crema. Uyu ni umugabo wa Butera Knowless, nawe ukurikiranwa n'ibihumbi 199. Birumvikana ko babwiye abantu bageze kuri miliyoni, bababwira yuko mu by'ukuri bishimiye kwakira inka bagabiwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika, ndetse bakazakira ku munsi udasanzwe mu buzima bwabo, kubera yuko bari kwizihiza imyaka 13 bakundana, ariko kandi imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo. Mu by'ukuri bagaragaje ko ari ibyishimo bisendereye imitima yabo, ndetse rwose ko bashimira umukuru w'igihugu wabagabiye n'abandi, ariko bamushimiye n'abandi batandukanye. Ubwo nari impereye kuri abo kuko n'umwihariko wo guhuzwa kw'ibi birori byo kwakira inka ndetse no guhuzwa n'ubukwe bwabo. Ariko kandi witwa Ngabo nawe ni umunsi udasanzwe yakiriyeho iyi mpano, kubera yuko ni ku isabukuru ye. Navuga yuko mu by'ukuri byakoze ku mutima we. Ariko kandi yitwa Muyombo Thomas, benshi bamuzi nka Tom Close, nawe ari kumwe n'umufasha we banezerewe cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande Nemeye Platini aravuga ati wangabiye, ndagushimira cyane, twiteguye natwe gukora ubwatsi mu minsi iri imbere. Urumva yuko mu by'ukuri biraryoshye kamwe hanze. Icyo nabwira abantu ko igitaramo Taylor Swift yagomba gukorera muri Australia cyasubitswe, kubera ko ngo bikanze ko mu by'ukuri ashobora kuzabikorwa by'iterabwoba. Ndumva nasoreza aho ngaho, ibindi turabirambura muri Showbiz Today. Urakoze cyane Moses. Yego urakoze.